Twagiramungu Faustin Azibukwa ate? Turebe uko azibukwa. Iyo uvuze Twagiramungu, ijambo rya mbere riza mu mutwe ni rukokoma. Rukokoma bivuga iki? Yashakaga ko habaho inama y'abanyarwanda bose bakicara hamwe bakaganira ku bibazo by'abanyarwanda. Ariko se muri make Twagiramungu azibukwa ate? Reka turebe. Haravuga ngo yatanze igihugu, haravuga ngo yahinduraga imvugo, haravuga ngo yashaka kuba perezida, haravuga ngo yakinaga politiki yo mu kirere, bavuga ibintu byinshi cyane. Ariko Twagiramungu Faustin azibukwa ate? Ubundi nkunze kuganira ku gitabo nanditse cyitwa uko ijuru byagenje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, Jenoside yakorewe abatutsi. Abantu baravugaga ko bakunda Imana, bemera Imana kuri 95%. Ukibaza uti byagenze gute kugira ngo abantu birare muri bagenzi babo babarimbure kariya kageni? Urumva rero kuganira ku mateka y'u Rwanda ntabwo twareka kuganira kuri Twagiramungu kugira ngo turebe ibyo agiye asize n'ibyo agiye asize atujuje. Reka turebe uko abantu bakunze kubivuga. Icya mbere, Twagiramungu yayoboye style. Ikaba ari sosiyete yakoraga iby'ubwikorezi mbere y'intambara ibitakiriho, yarayitegetse. Nyuma tukaba tuzi ko yashatse n'umukobwa wa Kayibanda. Ushaka kwa perezida, urumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye uko yahacengeye, uko yahinjiye kujya kwiga muri za Canada. Ibyo byose urumva ko afite amateka atoroshye nk'umuntu wamenyekanye mu gihugu cyane cyane mu myaka ya za 91 yinjira mu mashyaka ajya muri MDR. Mwaka wa 1990 kuva aho ngaho 1992 yaramenyekanye cyane muri MDR, ubwo yavugaga ko we ashyize imbere icyo bitaga rukokoma, inama yagomba guhuza ubutegetsi bwari icyo bwa Habyarimana n'abandi baburwanyaga, noneho ngo bakiga ku bibazo by'u Rwanda ushyizemo n'impunzi zari zarahunze. Ibyo bintu bikigwaho. Urumva ko kubabibona bumva ibintu cyari igitekerezo cyiza, ariko byaje guhinduka gute? Ubwo rero 94 Jenoside yarabaye. Imaze kuba, ubwo ya MDR yayoboraga ibicitsemo kabiri, habaho MDR ishamikiye kuri Twagiramungu na MDR Power yajyanye na bakaramira n'abandi nkabo. Nuko bacitsemo ibice. Twagiramungu baramuhiga, bashaka kumwica. Bivugwa ko yatorotse ngo yambaye ikanzu akagenda akajya ku murindi, agatoroka cyo akarokoka Jenoside, ariko benshi mubi bakaba ngo barahasize ubuzima. Urumva ko rero yarahirimbanye cyane, kuko muri iyo myaka nubwo twari bato tuzi ko twumvaga ngo amajyogi, ngo MD, ngo rukokoma, ibintu nk'ibyo. Ariko bigaragaza ko rukokoma Twagiramungu ari mu bantu bashegeshe ubutegetsi bwa Habyarimana barwanye, kuko icyo gihe umwuka wari mu gihugu bigaragara ko yari afite ingufu zikomeye cyane mu bintu bya politike, kuko abantu benshi bamwibonagamo, bamwumvagamo, ku buryo niyo haba amatora agahangana na Habyarimana binyuze umucyo, ndibaza byari kugorana kumenya uwatsinze. Ubwo rero hahise hazamo Jenoside, nuko yahunze, bamwe bashaka kumwica, arahunga. Amaze guhunga rero, ubwo nibwo yaje kugaruka mu Rwanda 95 bajya muri guverinoma y'inzibacyuho. Noneho abamo minisitiri w'intebe, nk'uko amasezerano ya Arusha, wibuke hari amasezerano ya Arusha yavugaga ko yagombaga kuba minisitiri w'intebe mu nzibacyuho, yagombaga kujyaho niyo amasezerano yari kuba yasinye. Nuko rero yabaye minisitiri w'intebe kuva 94, ahunga igihugu 95 ku bibazo batumvikanyemo n'ubuyobozi bwariho n'abayobozi bari icyo gihe. Aragenda ajya mu buhungiro kugeza igihe agarutse mu Rwanda 2013 kwiyamamariza nka perezida, ariko bavuga ngo yagize amajwi 3%. Ariko bavuga, ariko we avuga ko yatsinze amatora, kandi agiye atemeye na gato ko yatsinzwe amatora. Ibyo nibyo ari kugaragaza, agashyira hasi tukabibona. Nk'uko ndibubone mbereke ibyo ngewe ntekereza yagiye wenda atarangije.
byavuzwe ni byinshi, ariko icyo nzi cyo ni uko mu myaka za 90 Twagiramungu, izina Twagiramungu yarazwi, yarakunzwe n'abantu benshi cyane kubera izo mpinduka yashakaga, kandi umva kuko abifite umuhate, bigaragara ko yashakiraga abaturage icyiza icyo gihe muri iyo myaka ya za 90. Nuko rero abantu bamwiyumvishemo, baramukurikiraye ku bwinshi kabisa, ku bwinshi, cyane cyane abaturuka mu majyepfo, ari byo bigarukeho, bihita bigaragaza cya kibazo maze iminsi mvugaho muri kino gitabo kiga na nduga, ikibazo mbona agiye atarangije kandi yari afite imbaraga n'ububasha, ari mu mwanya mwiza wo kuba yakabaye yarakemuye kiriya kibazo cy'abakiga n'abanyenduga. Turebe rero, usanga ahantu henshi bandika ngo Twagiramungu ni umugambanyi, yaragambanye. Kubera iki? Kubera ko za ngufu yari afite mu mashyaka ya MDR, avuga za Rukokoma, avuga amajugi, avuga ibiki byose, yagize ingufu zikomeye cyane ku buryo ubutegetsi bwabaye nk'ubucitsemo kabiri. Noneho bwa butegetsi bw'abakiga bwari bufite ingufu, bwaciwe ingufu n'abakurikiye Twagiramungu. Ni ukuvuga ngo byabaye nk'aho bibaye 50-50. Ariyo mpamvu abantu iyo bavuze ngo yatanze za byumba, yatanze iki, baba bavuga ko iyo ataba yarashinze iryo shyaka rya MDR, abantu benshi gihari bamwiyumvemo, ubutegetsi buba bwarakomeje kugira ingufu. Akaba ariyo mpamvu bamwita umugambanyi, watanze za byumba n'ibindi ugenda ubona abantu bandika hirya no hino. Reka turebe rero, uko nabivuze, yabaye mu nzibacyuho umwaka umwe gusa, ahita ahunga. Cyakoze ibyo atumvikanyeho na FPR uko bivuga, uko yabyivugiraga ubwe, barananiranywe imitegekere n'imiyoborere. Wenda uko yumvaga ibintu mbere na nyuma, ashobora kuba yarasanze bidahuza, niko guhita avanamo akarenge ke, aragenda ajya mu buhungiro mu Bubiligi. Akaba ari nahaguye, ariko icyo navuga asize adakoze, njye navuga ku bwanjye, nibaza ko Twagiramungu yari umuntu wakagombye kuba yarunze abakiga n'abanyenduga. Ntabwo ushobora kunga abanyarwanda bose utunze abakiga n'abanyenduga. Kubera iki? Yari umukwe wa Kayibanda, Kayibanda yari afite ibibazo na Habyarimana, abakiga n'abanyenduga bari afite ibibazo, kandi urumva ko kuba yarashatse kwa Kayibanda akagira ijambo rikomeye muri MDR, ibyo byose urumva ko ni amateka ameze nk'ay'umuryango uva mu banyenduga wamuhaye ingufu. Ku rundi ruhande ahanganye n'abakiga, kuko neza ikibazo mu kiga ndamubwira nti nyamara buriya Twagiramungu numva afite ibitekerezo bizima. Umukiga yahise ambwira no Twagiramungu mushyira hasi, ariko ntabwo nahise mbitekerezaho ngo numve icyo ashatse kuvuga. Ariko nyuma naje gusanga ari cya kibazo kiganduga kigihari, nkuko maze kubisobanura mu mavideo nakoze mu minsi ishize bivuye muri icyo gitabo. Ikibazo cy'abakiga n'abanyenduga ko cyazamutse, uko abakiga babanye abanyenduga ku buyobozi, kubera abanyenduga bari barabwihariye, abakiga bakaza kubavana bakoresheje kudeta ya Habyarimana y'73. Ibyo byose arabivuzeho mu mavideo y'inyuma, wagenda ukayareba. Urumva ko iki kibazo agiye atagikemuye, kandi yari mu mwanya wenda wo guca bugufi, kuko buryo ushaka gukemura ikibazo guca bugufi, agaca bugufi akumvikanisha abo bakiga n'abanyenduga. None bamara kumvikana, akaba aribwo yatangiye kuvuga ati reka twumvikanishe abanyarwanda. Kuko ntabwo waba ufite ikibazo mu rugo iwawe ngo uvuge ngo urajya gukemura ikibazo gisa gutyo mu muryango mugari cyangwa se no mu gihugu. Uhera iwawe ukajya mu karere, ukazamuka ukabona gukemura ikibazo ku rwego rw'igihugu. Urumva rero icyo navuga nuko agiye adakemura ikibazo cy'abakiga n'abanyenduga. Ikibazo rero nanone mbona guhindura imvugo. Byawe ndemerwa ko mu myaka ya za 90 ibyo Rwandaga byari bifite ukuri, yajya mu buyobozi b'94-95, uko yumvaga igihugu cyayoborwa abantu bakumvikana, byari okay. Ariko nyuma maze guhunga, ikintu numva njyewe ntumvikana nacyo nuko avuga ngo yaribeshye ajya muri MDR 1992. Ntabwo yibeshye, ahubwo yabikoranaga umuhate n'ubushake, ku buryo wabonaga koko yumva mu impinduka. Kuza rero muri iyi myaka ya nyuma akavuga ngo yaribeshye, ngarasaba imbabazi,
ntabwo yatanze za byumba mu ntambara yari afite, ntabwo imvugo yari ibeshye yo gushimisha abantu kugira ngo abantu bakwiyumve mu ngubu, ntabwo ari imvugo nziza, kubera ko yari gukomera ku ijambo rye, agakomera ku cyo yarwanye, ku cyo yaharaniye cyatumye anahunga 1995. noneho wakavuga ati dore uko byagenze imyaka ya mbere ya za 1990, dore icyo nari mpagazeho. Nabikoze kubera ko nabonaga hari akarengane kanaka, nabikoze kubera ko nashaka igihugu kimera neza, kandi ni nabyo nakomeje 1995. noneho ngewe ibitekerezo byanjye ni uko abantu bakumvikana bakajya hamwe, atari ukuvuga ngo yaribeshye. Nuvuga ngo iyo avuze ngo yaribeshye, ni ukuvuga ngo kuba yashinze za MDR akarwanya Habyarimana abigira zero. Ubigize zero rero no kuvuga urwo rwego uriho n'imbaraga wagize kubera wazihawe na MDR, nyuma ukavuga ngo waribeshye, ni ukuvuga ngo ntabwo uzi ibyo ukora. Niyo mpamvu n'abanyarwanda ntabwo bashobora kugiriramo icyizere, kuko umuntu uhindura imvugo, umuntu uvuga imvugo uyu munsi, nyuma y'imyaka runaka agahindura imvugo bitewe n'igihe, bitewe n'ibyo abona. Mwene abo bantu ntabwo bakwiriye kunga abanyarwanda, abantu bahindura imvugo. Turebere ikindi abantu benshi bakunze kuvuga ngo wagiye atabaye perezida, yari afite inzozi zo kuba perezida. Birashoboka, kuko urumva ko yashatse kuba perezida, yagiye mu matora yo kuba perezida inshuro nyinshi, nubwo avuga ko yibwe amatora, ariko ubona ko yashakaga kuyobora abanyarwanda kugira nawe atware ibyo ashoboye. Ariko nk'uko tubizi, burya twese twifuza kugera ku bintu n'ibi, ariko Imana niyo igena uko bigenda. Njye rero nkaba narangiza nta umusanzu ngira, ni nk'uko mbivuga muri gitabo Tugiye, bantu ushaka ijambo ry'Imana, wiyunga n'Imana, umenye imitegekere n'imiyoborere y'igitabo cy'ijambo ry'Imana, noneho ubone kuba watekereza kunga abantu. Ibyo ukora byose abantu bazavuga ibi na biriya, ari icy'ingenzi ntuzahindura imvugo, uzakomere ku byo ukora. Kandi niba wifuriza abanyarwanda neza, abanyarwanda nibo bazavuga bati dore wakoze neza cyangwa wakoze nabi. Ariko muri make rero ngewe icyo nabona, Twagiramungu ni umuntu wagize uruhare rukomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, mu mpinduka zabayeho cyane muri za 90, aranakomeza na nyuma yaho. Ariko guhindura imvugo nicyo kintu mbona namunenga. Yagombye kuba yaraharaniye kunga abakiga n'abahinzi, kuko nicyo kibazo yakozagaho imitwe y'intoki cyane, noneho akabona gutekereza kunga abanyarwanda. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.